Hello, 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 hello. Nizere ko mumeze neza cyane kandi ko gahunda zanyu zose ziri gukunda nabo zitari gukunda kandi bihangane bakomeze bagerageza. Ubuzima ni ugukomeza tugerageza, ntago ari ugucika intege, ko ibintu byo gucika intege ntago birimo muri uyu mwaka wa 2025. Uyu munsi rero ikiganiro tugiye kugirana ni ikiganiro kigaruka ku bigendanye no gukomeza kuba fit cyangwa se gukomeza kuba turi abantu bafite ubuzima kabisa bufatika kandi buzima, tutarwaye, tutagira utuntu tw'uturwara twa hato na hato ngo usange ngo umuntu nguriya baramuzi ngo Delphine ahora arwaye grippe, Delphine we ntago umuzi ahora ababara umugongo, Delphine we ntumuzi no kurya byaramunaniye, ugasanga abantu bamenyereye ko uri umuntu rwose utari strong, utari fit. Ariko ngiye kukubwira ibintu bikeya ugiye kuzajya ukurikiza kugira ngo ukomeze uri fit kurushaho kandi umeze neza, nta kibazo na kimwe ufite, bikurinda uturwara twa hato na hato, bikurinda utuntu tw'utugeso tudasobanutse, kuko gusa wakurikije ibyo bintu ngiye kukubwira. Sasa natinze, icyambere ni ukubyuka mu gitondo ugakora akawaka, ukagendagenda, wagendagenda mu rugo iwawe, wagendagenda hanze, ariko mbere yuko ugira ikindi kintu ukora, mbere yuko woga, mbere yuko ugira ute, ubanze ukora akawaka, zenguruka urugo rwawe cyangwa mu rugo aho utuye, cyangwa se hanze ugenda uva ahantu hamwe ugera ahandi, nk'iminota 15 yonyine iranahagije. Ibyo bintu buriya ngo bizagufasha kuba fit nubikora kenshi gashoboka. Ikindi, oga amazi akonje, gira umuco wo koga amazi akonje mu gitondo ukibyuka. Apana bya bintu uvuga ngo ngo se ngo ko hari imbeho, ko imvura iri kugwa, oya, biriya bintu biri mu bintu bituma burya tutaba fit. Bya bintu byo kuvuga ngo kwimenyereza amazi ashyushye buri munsi, yego amazi ashyushye nagira ibyiza byayo, tuzageraho wenda dukore n'ikiganiro kigereranya amazi ashyushye n'akonje aho bitandukaniye umumaro wabyo. Ariko ndagira ngo nkubwire ko amazi akonje ya mu gitondo buriya afasha umubiri kugira ngo ube fit, urusheho gukomeza kumera neza, ukakurinda indwara za hato na hato, ndetse no kuba wakumva ucitse intege cyangwa ufite utuntu tw'utubazo. Ntatinze rero, ikindi, iga umuco wo kujya uterera esikariye no kugenda uca ahantu haterera kurusha ahantu hagiye harambuye. Niba ukorera ahantu hakaba hari asanseri, ukaba ari uhora ucamo buri munsi, ntago ari byo biriya bintu. Imenyereze guterera esikariye ahantu hose ubonye haterera, bari uca kurusha hahandi harambuye. Burya birambura imitsi, bikanakomeza n'umubiri wawe, kandi bizagufasha gukomeza kuba fit. Ikindi rero, imenyereze kurya imboga. Hari rule ivuga ngo ku isahane yawe 1/2 kigomba kuba ari imboga, ibindi byose bisigaye bijya muri icyo 1/2 gisigaye. Ariko birashoboka ko byaba byaranakunaniye ukaba utanakunda n'imboga, ariko imenyereze byibuze ku isahane yawe. Niba utari kubonaho imboga, ni ukuri ko Imana bireke, ushobora gushyiraho imboga z'ibyatsi, ushobora gushyiraho karoti, ushobora gushyiraho urunyanya cyangwa se igitunguru n'izindi mboga zigiye zitandukanye, ariko imenyereze kurya imboga ku isahane yawe, byibuze aba ari imboga, kuko buriya nabyo imboga zifite ukuntu zifasha umubiri wawe ukarushaho kuba fit. First of all, ndagira ngo nkwibutse ko imboga zituma ugira uruhu rwiza. Burya uzitegereze neza abantu bafite impu nziza, uzasanga bakunda kurya imboga, badapfa gusimbuka imboga. Si ibyo byonyine, ariko imboga ziranagufasha kugira ngo umubiri wawe ubashe gukomeza kwiyubaka no gukomeza kukurinda indwara zigiye zitandukanye. Ibyo byo turabizi ndetse kenshi. Bityo rero bishyire muri gahunda zawe za buri munsi. Ikindi kintu ngiye kubwira gishobora no kugutungura ni sauna. Buriya sauna uzi ko nayo igufasha kuba fit. Imenyereze sauna byibuze rimwe mu mezi 2, sinkubwiye buri munsi, rimwe mu mezi 2. Ifite ukuntu ifungura utwengeho cyangwa se zino pore ziba ziri ku mpu zacu, igatuma ukubira biriya byuya, uko ushyuha, hari ukuntu nyine umubiri wawe usohora imyanda, noneho bigatuma uwongera ukaba fresh. Bityo rero wanakora siporo, byuya byawe bikabona ahantu bisohokera, bityo bikagufasha kugira ngo umubiri wawe ube fit kubera ko wakoze sauna. Ikindi rero buriya kigufasha kugira ngo ukomeze uri fit cyangwa unagaragara nkaho uri fit ni imyenda yawe. Irinde kwambara imyenda igufashe cyane. Hari abantu benshi babeshywa yuko iyo wambaye imyenda igufasha aribwo umuntu akubona nkaho uri fit, ariko uribeshya. Buryo wambaye imyenda ikurekuyeho gakeya, apana binini cyane nanone, ariko nanone apana duto cyane, biragufasha, birakurinda, bituma nyine n'umubiri wawe ugaragara nkaho uri fit nk'umuntu ukora siporo, kuko uba wirekuye nta kibazo na kimwe ufite, kurusha wa muntu wambara akora akambara n'akantu k'akabody ugasanga ashyizeho n'umukandara mu nda, ukamureba ukavuga ati uyu muntu buriya ari kubona ko turi kugenda tubona ibice byose by'umubiri ukuntu biteye. Ntago uzagaragara nk'umuntu uri fit ariko wambaye ikintu kigufashe, uzagaragara nk'umuntu uri fit ariko wambaye ikintu kikurekuye, kiguhaye amahoro. Sasa rero, ikindi kintu kizatuma uba fit ni ukwiga gustretchinga cyangwa se kwigorora mu gihe ugeze muri free time. Niba uri wa muntu wenda uvuze ngo mbonye isaha imwe yo kuba ngiye gufata pause, gerageza ujye wigorora, ugorora amaboko yawe, stretching amaguru, ugire gute nk'umuntu mbese umuvinge, stretching, ukore twa stretching, ugorora ijosi, wifate nyine ku buryo umuntu abona ko uri gustretchinga ibice bimwe na bimwe by'umubiri wawe. Niba uri umuntu ukora akazi ko kwirwa wicaye,
ukaba ubonye umwanya ubonye isaha ya pause wipfusha ubusa wongera wicara, ahubwo yikoreshe umuvinga ugorora umubiri wawe, bizagufasha kugira ngo ubashe gukomeza kubaho neza kandi use nk'umuntu uri fit. Ikindi kintu buriya byanze bikunze abantu benshi baranagikora, hari n'abakinanira, hari n'ababyiyemeza ntibikunde, gerageza unywa amazi. Aha uzasanga ahantu henshi bisa nkaho byanabaye trend muri iyi minsi, abakobwa usanga dufite amacupa za Stanley Cup n'ibindi, ugasanga ndagendana icupa rwose, umuntu wese arabizi ko Delphine agendana icupa, dore ko nkunda n'ibara rya pink, ubwo n'icupa rya pink ahantu hose Delphine aciye dore nguriye. Ariko ugasanga muri icyo kibindi cyanjye cy'icupa mfite harimo amazi ya mu gitondo, ejo arageza nimugoroba akirimo, ejo mu gitondo niyo nzirirwa ngendana ntago nyanywa. Nyaboneka imenyereze kunywa amazi ibirahure 2 ku munsi, utangira gutyo ukagenda uyakunda, umubiri ukagenda uyagusaba, ukagera uva ku birahure 2 ukagera kuri 4 ukagera kuri 6. Icyo bivuze ni iki? Ni uko kunywa amazi ari kimwe mu bintu bifasha umubiri wawe gusohora imyanda, bityo bizatuma ugaragara nk'umuntu uri fit, bizagufasha bikurinda ibintu bitandukanye. Amazi burya arinda indwara zitandukanye, zimwe zifata ziterwa n'uko immunity yagabanutse, harimo grippe n'inkorora. Amazi afasha kugira uruhu rwiza, amazi afasha gutuma umuntu abasha kubaho ubuzima bwe yumva atekanye no mu mutwe. Burya amazi anafasha mu bijyanye na mental health. Niba uri umuntu ugira depression cyane cyangwa se ukunda kugira ibintu bya anger issues, uzumva bakubwiye ngo unywa amazi, uzigira ngo niyihe mpamvu? Nuko amazi agenda akagera no mu mutwe akoroshya ubwonko. Ubwonko burya bugizwe n'amavuta kugeza kuri 90% ni cholesterol, ariko buzoroshwa n'iki? Gushyuha kwabwo buzoroshwa n'amazi. Nunywa amazi ubwonko buzoroha, nawe utangiye kubwira abantu neza cyangwa se utangire no kumera neza, uba uri fit apana ku mubiri gusa no mu mutwe uri fit. Ikindi kintu ndagira ngo nkubwire ikintu cyitwa Promodo technique, ari nacyo ndi busorezeho. Ni technique izagufasha kuba fit yaba mu mitekerereze, ku mubiri wawe n'ahandi hose ushobora kuba ukeneye kubaho. Promodo technique rero ukuntu ikora, usetinga ikintu ugiye gukora, ukavuga ati mfata urugero ngiye gusoma igitabo, iminota 25 yashira ukaba washyizeho alarm, ukaruhuka iminota 5, iminota 5 yashira ukongera ugakora indi 25, gutyo gutyo ukabikora inshuro 4 zikurikiranye. Ubundi nyuma y'inshuro 4 ni ukuvuga ngo 25 ukora 5 uruhuka, 25 ukora 5 uruhuka, inshuro 4 zamara gushira uzengurutse inshuro 4 ukahita ufata iminota 30 yo kuruhuka. Ibyo bintu iyo bikoze biragufasha, nturambirwa, kandi ibintu uri gukora ubikora ubikunze, kuko ubuzi neza ko ufite motivation yo kuza kuruhuka ya minota 5. Nubitangira hari za app ziba muri telefone za Promodo, n'ubundi urayifata ukayishyiramo iminota 25 ugasetinga alarme, yashira igasona ukaruhuka iminota 5 ukongera ugasubira gutyo gutyo. Ikindi binagufasha no kureflectinga mu mutwe. Niba ari na sport uri gukora, kora iminota 25 utaruhuka, 5 uruhuke, wongere 25, gutyo ukabikora inshuro 2 byo, noneho 30 ukaruhuka, bizagufasha cyane. Niba uri gukora sport ya jogging, 25 ukora sport ugenda cyangwa wirukanka, 5 use nk'uruhuka ukora stretching, wongere ugende inshuro 2, bizagufasha. Ndakubwiza kuri nukurikiza iyi technique ya Promodo, uzajya ubona usigaye ari umuntu uri focused mu bintu uri gukora, bikora neza, kandi nzi neza ko bizagufasha kugira ngo ukomeze uri fit. Icyo mbifuza rero muri uyu mwaka ni uko dukomeza turi fit mu mubiri, mu mitekerereze yacu, ndetse no mu mivugire. Nyaboneka amagambo yacu tuyashyiremo akayunguruzo, twirinde kuvuga ya magambo mabi yo gusebanya, cyangwa se ya magambo yo kuvuga ibishegu no kuvuga ibintu bitasobanutse. Umuntu ajya avuga ngo Delphine dore uriya ntago mumuzi, ati muzi amagambo avuga ati yavuze abantu bose barahunga. Tube fit no mu mivugire yacu, ibyo byose tubikomerezeho, bizadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari icyo nawe utekereza gishobora kuba cyafasha umuntu udukurikiye muri aka kanya ngo abe yumva ko cyamufasha kuba fit? Bidusangize muri comments abantu babibone, ndetse mudusure no ku mbuga nkoranyambaga zacu TikTok, Twitter, Instagram ndetse na Facebook. Aho hose turiho, wifashisha amazina yanjye Delphine Umuhoza, hanyuma tukabana, ndetse wananyandikira inbox rwose nkagusubiza. Ndakwifuriza rero gukomeza kugubwa neza, ibisigaye turi kumwe. Stay fit.